umugisha nakoze cyane kandi umubwiriza mutoya nawe urakoze. Imana itegura nimwe, Imana itegura nimwe, Imana dusenga nimwe. Amen. Umuyobozi wa gahunda yabaje ati ni bande bambonye bwa mbere mpagaze ku ruhimbi ngiye kubwiriza. Ngiye ko nanyice ntabwo nabitegereje mwese ni bande. Icyacira imbere ko urusengero rugize gute? Ndemeza ko la majorite mutari muri muri South Africa. Cyangwa se mwari muhari ariko mwari mutaramenya ko hariho RB Church. Ndabeshya? Harimo abari barwaye cyangwa basibye? Ntabwo ariko bwa mbere ubwo mperuka kubwiriza twari turi Case River. Icyo gihe nari mfite abana babiri, umuhungu mutoya yari afite imyaka 4, ubu mfite 3, nongeye kubwiriza umutoya afite 4 na none, ubwo hashize imyaka 5. Nicyo kikwereka ko dufite impano nyinshi muri uru rusengero. Ntabwo habuze umuntu ubwiriza, ntihabuze umuntu uririmba, ntihabuze umuntu uzinduka ngo atere intebe, ntihabuze ukubura urusengero. Hagiye haboneka abantu babikora nubwo njye ntakora. So aho wicaye iyo ntebe nutayigumaho undi azaza ayifate, azaza ayifate ku buryo uzagaruka usanga umuryango ugize ute wegetseho. Ibi bintu, iyi business y'Imana tujye tuyigira sere. Ntabwo ari imikino, ntabwo ari kampani yawe ushobora kuza ugahagarika abantu bose uko wiboneye, cyangwa se ugafungura ukagenda bakajya baza bagakora ibyuzuye ugatanga amategeko. Iyo ugiye ugiye, iyo ugarutse amen. Ni bande bishimiye kutubona hano imbere babihamisha ibiganza? Amen. Nkuko mubizi rero nabivuze, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana nabyaye 3, ariko abana bose hano ntawe utanze, bose ni abanjye. Mfite 3 bari biological kids, hagira n'abandi bose aho bambonye bazi ko ari wa mugabo ukunda kuririmba abantu bari kurya. Abamamagara Papa Neza, abamamagara Papa Nziza, abamamagara Papa Gisa, abamamagara Papa Prince na Tony. Ni bake cyane batazi ko Tony na Prince ari abana ba mubyara wa Enda Moyize. Baba bandi kujya mu mbonera mwari mubizi? Yeah. Okay. Ni by'igikundiro kandi ni byo gushima ko turi hano imbere. Ninde waba wibuka icyari icyigisho natanze icyo gihe, icyo waba warakuyemo? Ndahera kuri weho. Watanze icyigisho kivuga ngo igihe uwari umuvugizi wawe ahinduka umucamanza wawe urubaza. Yesu ni navuze twarabye uburyo Yesu ari mu bintu bitatu. Yes. Ari umuvugizi, yego, akaba umucamanza, yego, akaba n'umushinjacyaha. Amen. Ese ubu ni bakirangije? Icyo gihe ibyo twabonye. Ubu rero tugiye kureba ikindi kintu nacyo kirimo Yesu, cyerekana uburyo ari Imana kandi ari n'umunyembabazi n'imbaraga. Umutwe w'icyigisho ubu ngubu nawo muzirikane nk'uko abari abantu bamaze imyaka 5 bawufite. Aho ntiwaba utegereje kuma
ntabwo waba utegereje kuma murabyumva, kuba dry. Igiti cyumye bagira gute? Baragicana. Ese aho ntabwo waba utegereje kuma. Hari isomo twasomye riboneka muri Matayo igice cya 21 ku murongo waho wa 19. Haravuga ngo abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Keretse iki? Arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Aho ntiwaba uri hano, amababi yawe agaragara, ariko utegereje kugira gute? Kuma. Ikintu cyumye nta buzima kiba kigize gite? Kiba gifite. Aho ntiwaba uri hano utegereje kuma. Mbere yuko dukomeza kuri iri somo, turabanza turebe ibintu byabaye mbere yuko Yesu agera kuri iki giti cy'umutini. Yesu nk'uko tubibona mu gice cya 21, aho umutwe uvuga ngo Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa be babiri, arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyanyu. Abana bato b'Abadeberi, indogobe izirikanye n'iyanyu. Ni indogobe imeze ku bantu batoya. Indogobe izirikanye n'iyanyu bishatse kuvuga iki? Indogobe iri kumwe n'umwana wayo. Arababwira ati n'iyanyu muziziture, muzinzanire, ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo mumubwire muti databuja niwe uzishaka. Maze arahera ko azibahe. Ibyo byabereyeho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ese ubwo ibyo bintu urumva bimeze gute? Yarahetswe n'indogobe zingahe? Ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ubwo yari azicaye wate? Indogobe ebyiri ntabwo zaheka umuntu umwe, zishobora kumutanga umuntu zamukabiri. Bigaragara ko ziriya ndogobe zari zifite terero. Sibyo? Tujye tugendana n'amagambo tugerageze tuyanalize. Ntabwo wakwicara ku ndogobe ebyiri ngo bishoboke. Birashoboka ko zari zifite terero, cyangwa yari ahetswe n'indogobe imwe indi iri iruhande rwayo, ariko ntabwo ari kuzicara bari zingahe arebye. Mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Haza rubanda rwinshi, abenshi muri bo basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira. Itara ry'abantu
bamushagaye bararangurura bati, Hosiyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hosiyana ahasumba hose. Ageze i Yerusalemu, ab'umurwa bose barashika, barabaza bati, uriya ninde? Barabasubiza bati, ni umuhanuzi Yesu w'i Nazareti y'i Galilaya. Iyi nkuru ni inkuru yabaye mu gihe kimwe, ni iminsi yari ikurikiranye. Mbere y'uko Yesu agira ate? Avuna igiti cy'umutini. Yesu yavaga aho bita i Betifage ajya i Betaniya. Muri iyi nzira ku munsi ubanza yari yabanje kuva i Yerusalemu asubira hehe? Za Betifage. Ava i Yerusalemu ava i Betifage agaruka i Yerusalemu. Ageze mu nzira nibwo ibi bintu byose byabaye. Subiza amaso inyuma, mbere y'uko iyi sabato igera, mu minsi yashize tuvuye mu indi sabato, reba ibintu byose wakoze, wicare urebe niba biha Imana icyubahiro, urebe niba ibyo bintu bikurikije amategeko y'Imana. Iyi gahunda yose uko tuyireba hano yari irimo imbabazi, imbaraga, ubuntu n'amategeko by'Imana, kandi byerekanaga ko Yesu ari Imana. Binatwereka ukugaruka kwa Yesu Kristo uko bizaba bimeze. Ni ishusho ntoya byatangaga yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ko azaza ari nk'iki? Tugerageze tuganire. Azaza nk'iki? Aje mu ki? Mu mbaraga. Iyo turebye neza tukitegereza, dusanga iyi mirongo dusomye yose muri Matayo 21 ku murongo wa 2, iyo usomye ukawanariza usanga Yesu atanga itegeko. Ese ninde utanga itegeko? Umuyobozi ni ugira ute? Utanga itegeko. Wareba ku murongo wa 3 ukawitegereza usanga Yesu ashyiraho imirongo ngenderwaho yo kugira ngo abantu batitwa iki? Abantu batitwa abajura. Ntukibe. Sibyo? Si amategeko ari kugenda yishyiramo mu buzima bwawe. Ibyo ukora birimo amategeko y'Imana. Ni ikintu tugomba kwibaza. Twasoma nanone ku murongo wa 6 n'uwa 7 tukabona ko harimo ijambo kubaha. Ese umuntu yubaha? Umuntu yubaha umubyeyi we, yubaha umuyobozi, yubaha Imana. Ese nta rindi tegeko turi kubonamo? Ntukagere gute? Urajya ugira uti ubaha. Itegeko rya mbere rivuga ngo iki? Nta kintu hano turi kubonamo. Ntukagire izindi mana, kandi ujye wubaha nde? Dukomeze. Hariya ku murongo wa 7 hatwereka ishusho yo kugaruka kwa Yesu. Iyo dukomeje hasi ku murongo wa 8 wa 11, nta kintu kibaho muri iyi si n'iki na kimwe kitagira umuntu uzaba umutangabuhamya. Ushobora gukora ibintu wiherereye nta muntu ukubona, ariko umutangabuhamya agize ati. Hariya tubona ko haje itara ry'abantu. Bariya abantu bari baje kugira ngo bazahamye ibyo Yesu yagize ate. None ibyo wakoze muri iki cyumweru gishize, abatangabuhamya bazavuga iki? Tuvugane, abatangabuhamya bazavuga iki? Ese aho ntiwaba urindiriye kumva?
turi kumwe. Aho ntiwaburindiriye kuma bakagucana. Dukomeje tukagera ku murongo wa 12 kugera ku wa 14, tuhabonamo ubutwari n'imbaraga bya mbere. Ninde tuvuga hano? Tuhabonamo imbaraga za Yesu n'ubutwari. Aho niho waba utegereje ko Yesu akuvuma ukuma, cyangwa se aho niho waba waravumwe ntubimenye ukaba usigaje kuma. Turakomeza tugeze hasi tubonamo ikintu bita ishyari. Ngo abayobozi bageze gute? Ngo abayobozi ngo bababajwe n'ibyo Yesu yagize ate, batangira kwiga imigambi yo kugira gute, kumuhirika, kumwica, kumubeshyera. Hari aho bamubajije bamubaza kugira ngo tumuhe ubutwari n'ububasha bwo gukora ibyo ngibyo, batagambiriye kumenya, ahubwo bari bagambiriye kugira gute, kubona ibyo bazamureka. Tubisanga ku murongo wa 15 kugera ku wa 17. Ibi ni ibintu byabaye mbere y'uko twinjira mu gihe Yesu yavumye umutini. Kugira ngo dusobanukirwe neza gahunda za Yesu. Yesu ntabwo yigeze ajya inyuma y'amategeko. Yabaye mu mategeko ndetse agera aranayakomeza. Bazakubwira baravuze ngo iri ryasimbuye irindi. Oya, ibyo yakoraga byose byari kuba mu mategeko kandi ahimbaza se wa hehe, wo mu ijuru. Aho ntiwaba usigaje kuma, ntiwaba uza hano uje gushyushya intebe, ntiwaba uza hano uje kugusha abandi. Umuntu yamubise agastori, ambwira umuntu utakiza hano gukora ko mugenzi we ngo yagize ati ngo yamugushije. Aba nibyo yindi. Ko nabona uriya muntu akomera agujishijwe n'undi, ambwira wamugushije yambona n'ubundi yari yaraguye kera. Kanaka niwe wagushe kanaka ye. Birababaje kubona umuntu agushwa n'undi agacika mu rusengero, kandi birababaje kuba nawe ushobora kugusha undi muntu. Se ntibibabaje? Birababaje. Imana yatugiriye umuntu iduha isabato ngo tuyiruhuke, isabato tuyibemo tuyimbaza Imana. Ariko noneho hari abantu twibereye mu isabato kugira ngo tugushe abandi, cyangwa se tube mu isabato kugira ngo abandi, isabato ntituyiruhuke kugira ngo abandi batugushije. Ariko naje gusanga umuntu akora ku isabato ibyo ari urwitwazo. Ntabwo yagushijwe na mugenzi we, ahubwo marange ku isabato yaramuryoheye, noneho mugenzi we aba urwitwazo. Twirinde tutaba intaza kuri bagenzi bacu. Intaza murazizi? Intaza ni uturwa tuba mu mazi y'ibiyaga no mu nyanja, tuba dusa naho turinganiye n'amazi. Noneho abantu batwaye ubwato iyo bakagezeho ntabwo baba bakabonye kuko kaba karinganiye n'amazi. Ubwato bukunda kugonga utwo tuntu, amazi akameneka munsi, noneho amazi akinjiramo. So twirinde tutaba utwo tuntu. Ariko natwe twere kwitwaza abandi. Turi kumwe?
ya gahunda dufite uyu munsi rero iri muri Matayo 19 ku murongo nako Matayo 21 ku murongo wa 19, aho bavuga bati abona umutini iruhande rw'inzira arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa, arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri icyo kintu iteka ryose nta limiti, nta herezo biriho. Uvuga ubuzima bwa kiriya giti cyose rwose nta kugira gute, nta kwera imbuto. Abigishwa bari bari aho bagiye kubona, babona wa mutini ugize ute uyu mutini ufite ikintu kinini usobanura mu buzima bw'Abisiraheli. Dusubiye iwacu mu Rwanda no mu Burundi hari igihingwa dufata nk'igihingwa cy'ubukungu, nk'igihingwa dufata nk'aho ari ku buryo kibuze mu buzima bwacu ubona ubuzima bwahindutse, nk'ibishyimbo mu Rwanda. Ibishyimbo iyo byaburaga byagendaga gute? Ubuzima bwabaga bwahagaze. I Burundi ibishyimbo, mu Rwanda n'amasaka, ibyo bintu iyo byabaga bidahari ubuzima bwabaga bwahagaze, ku buryo hagurutse ukabivuma muri icyo gihe byabaga ari ikibazo. Abaturage bashobora kuguhagurukira bakaba banakwica. Jyewe murabyumva? Sinzi i Burundi ni ikihe gihingwa mushobora kuvuga ati iki gihingwa kibuze ubuzima bwahagarara? Ibiharage, ingazi, ikindi imyumbati. None imaze umuntu aje agahaguruka akabivuma, ubukungu bwanyagize gute? Arabuhagaritse. Ubuzima agize gute? Arabuhagaritse. Niko n'igiti cy'umutini cyari kimeze muri Isiraheli. Nta munsi mukuru n'umwe wabonekaga wabaga muri icyo gihe ngo habure umutobe w'umutini, imbuto z'umutini. Mu tuntu twinshi bakoraga zari zimurimo n'ubucuruzi, aho bagikoragamo wayini bakazicuruza. Noneho Yesu araje arakivuga. Ese ugira ngo Yesu yavumye kiriya giti? Yavumye ba nyiri igiti kuko yari abafunze iki? Amaraso. Niho kubabwira ko iherezo ryabo rigize gute? Birangiye. Iyo umuntu yabaga ari inyuma y'ubwoko bwa Isiraheli n'abanyamahanga, barebaga Abisiraheli bakabona ni abantu bafatanyije, ni abantu bunze ubumwe, ni abantu bakorera hamwe, ni abantu bakundwa n'Imana. Ariko iyo wabegeraga ukabegera ukabajyamo, wasangaga bameze nkawe. Twese ubundi tumeze dute? Wasangaga bafite ibibazo nk'ibyo dufite. Kanaka yandebye, kanaka yamvuze, kanaka aranyiranye, kanaka nyimya amazi, kanaka yanciye wowe ukuntu yaciye akandeba sha mu modoka yarashyize n'akaboko ku idirishya ngo byababagamo. Yansize kuri terene, uzi ko namubwiye ngo aze kuncaho mu gitondo. Mbese turya tuntu twose muzi dufite twababagamo. Nkigera ahantu nari ntuye hano i Peru, muri Peru Valley, nabaga muri furate yabagamo Abayahudi gusa. Noneho niba bari bazi ko wenda ntafite ubwenge ntimumbaze, akagira bamwe tuganira akakubwira mugenzi we. Noneho ndaza aravuga bararangiza, nibwo nza kubaza umwe ndamuha ati ariko si Peru uri Umuyahudi? None se urasa Umuyahudi? Mbese muri abana b'Imana, ni muri ubwoko bw'Imana? Oya kuki uri kumuvuga gutya? Arandeba aranyitegereza, ambona ahita ansezera aragenda. Haciye iminsi n'undi nawe nza kumubwira gutyo,
ikibazo cyabayeho ntawongeye kumvugisha. Gusa icyansekeje, aje kwimukira umukongomani mu mafurati yabaga hino, ashyiramo umuziki ijoro ryose, ukwezi gukurikiyeho batangiye kwimuka bamuhomba. Noneho umwe aza kuza kumbwira ati rero uzaze twimuka, ahantu twabonye inzu muri za Deveniville tuzagiye kubayo. Deja yari azi ko ngewe yari azi ko n'umunyarwanda, cyangwa yari azi ko nanjye nabaye umuyahudi. Urumva twimuke tugende njyane nabo, ti wowe uzaze tujyane tujye kuba Deveniville. Anyway, nta bushobozi nafite bwo kubaho ngaho, njyewe nafite ubushobozi bwo kubaho badunda imiziki dunda, ariko tukahaba. Icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki: ugaragara ute muri bagenzi bawe, aho ntiwabitwereka isura itariho. Isura tukubonamo niyo uriyo, isura mubonamo niyo ndiyo. Turi kumwe? Isura tukubonamo niyo urimo, aho ntiwaba uturyana. Tubona amababi kandi nta rubuto rurimo. Ushobora kwibaza ati kuki Yesu yavumye kino giti? Ashobora kuba yaragihohoteye, siko twabivuga, ariko siko byari bimeze. Igiti cy'umutini ni ibiti bikunda kwera mu gihe cy'izuba. Iyo ubukonje buje n'imvura, amababi yose arahumuka. Iyo gitangiye kwera n'isezo yacyo, ibintu byatangiye kwera utubabi, ujye ukacyitegereza uzabona n'utubuto natwo twatangiye kuzamuka. Imbuto n'amababi bizamukira rimwe. Noneho hari aho bigera amababi akaba menshi agapfuka imbuto. So ntabwo byoroshye kuba wahagarara kure ngo ubone imbuto. Bisaba kugera gute? Bisaba ko umuntu atwegera kugira ngo amenye ko turi Abadivantisiti. Ukuza utwinjiramo ni kugenda utumenya. Statistique muri General Conference bavuga yuko umuryango winjira mu nsengero z'Abadive, umuryango winjira mu Badive ni munini, urimo n'abantu benshi binjiramo, sibyo? Bantu baraza mu Rwanda, bigeze kubatiza abantu ibihumbi bingana. Abantu bavuye mu Rwanda vuba munyibutse ibihumbi 100. Hano twigeze kubatiza abantu benshi bangahe? Ubyibuka? Umukuru w'itorero nambwira 8, 10. Aho tugitangira twabatizaga na 12, 13. Ese ubu tugeze kuri bangahe? Ariko ngo uko twinjira muri wa muryango munini, uko twinjira hari udukubye kabiri. Uwo twinjiye, uwo twinjiramo, noneho uwo usohoka. Kigira murabyumva? Hari undi muryango ukubye kabiri usohora abinjira. Sinzi niba icyo kintu tugisobanukiwe. Igihe twahereye tuvuga, igihe twahereye dukora, twakagombye kuba dufite urusengero ku by'umuguru inshuro 5. Ariko se abo twatangiranye nabo bari ntabwo tubatiza bakagenda, kandi bakagenda bavuga ko bagize gute, ariko twagize gute? Twabagushije. Baratwitegereje, batwinjiyemo, basanga turi amababi gusa, nta mbuto zirimo. Batwinjiyemo, tubaha imyanya baricara, maze baratwiga we. Baza gusanga turi iki? Amababi gusa. Icyo kintu tugomba kwicara tukakiga. Ese turi umutini wera imbuto cyangwa n'amababi gusa? Indirimbo y'116 iravuga ngo twakwemereye Yesu akagira ati
Twakwereye nde? Twerere Yesu imbuto. Twerere Yesu imbuto nizashaka. Amababi ni ibintu byuma bigahunguka bikajyanwa n'umuyaga. Imbuto ushobora kuzibyaza undi musaruro. Turi kumwe? Abakuze muri twebwe tuberere imbuto, tubahe icyubahiro kibakwiye. Nta gufata umusaza w'imyaka 65 cyangwa umukecuru w'imyaka 65 umufate nk'umujyama. Ntabwo ari umujyama. Ntabwo ari umujyama. Nta musaza w'umujyama ubaho. Umujyama murabyumva? Iyo umuntu akuruta bagize ati abakuruta ashobora kuba ataragize amahirwe nk'ayawe mu buzima, kuko Imana itamuha ishatse. Ntagire miliyoni nk'izo ufite, ntagire amamodoka nk'ayo ufite, ntagire amazu nk'ayo ufite cyangwa amafaranga ubitse kuri akawunti, ariko ujya musaza utamwubashye uba umushajishije nawe. Aho kubaha tugire gute? Ukuruta umwubahe. Abana, nitegereje abana bacu bazanye imbere, mwababonye abatineje barimo bageze muri ya myaka yo guhaguruka, wamubaza nk'ikintu agashaka kukubaza ati se dadi wewe ntiwagikora. Siyo myaka barimo. Bantu b'Imana, tugomba gufatanyiriza hamwe kurera aba batineja, kuko ushobora kumuseka ejo akazagufatira ku nguni akamutera icyuma. Ushobora guseka ati kanakarera nabi. Kera nyiri umusore papa Jennifer aratibuka, agenda ajyaga nicara hariya cyane ko kiri kurira, numva nyine kumva nafata nkase nkamuhonda ku gikuta. Ariko uko ngenda nanjye njya mu kigero cy'abakuze, haragenda numva ndavuga ati papa njya musore kera natekerezaga gutya. Urumva kandi ntabyazi useka umugabo ngo arira nabi cyangwa umugore, ejo ukagira ukarira. Ujye ubitegereza imyaka. Niyo mpamvu aba bana tugomba kubatoza kutwubaha no gukora bagishoboye kugira gute kugondeka, bagishoboye kugondeka. Igihe bazaba bahagaze bw'ubu atwaye rwose yunganira nabo, nkunda kuganira nabo cyane. Ntawe utegereza gutunda Toyota Corolla, ntawe utegereza kutunga igare, ntawe utigeze kubakubita nka sitori k'umuvandimwe, sindi bumuvuga izina ry'isitori ndayivuga, wari utwaye abantu deregisi y'umuviraho. Baraseka, bo batekereza Porsche, batekereza Lamborghini, batekereza Phantom. Ari amazina bavuga niyo mbatwaye tugiye nko muri club, ibintu baba baganira ni ibintu bindenze ku rwego Imana yo mu ijuru niyo yonyine yagira gute yabamfasha. Tugaruke ntabwo naje kubasetsa, naje kubabaza nti ese aho ntiwaba usigaje kuma amababi yaragize ati yarahungutse. Bigaragara ko Yesu igihe yavaga i Betifagi agiye i Yerusalemu, bashobora kuba bari mu gihe cy'itumba. Bigaragara ko uriya mutini utakagombye kuba ufite iki? Amababi. Ariko kubera uburyarya bwawo kwiyoberanya, byabaye ngombwa ko wera amababi. Ya mababi Yesu nk'uko gahunda y'ibyo biti iteye mu buzima bwabo biologically, biriya biti bigomba kwera n'amababi ariho. Akigeze asanga nta rubuto.
baravuga bati iyo ukurikiranye nabo byarabatunguye, mu giti cyera amababi mu gihe cy'itumba, byarabatunguye. Cyakagombye kwera mu gihe cy'izuba, muri iki gihe turimo. Aho ntitwaba tugutegerejeho amata kandi uri ikimasa. Aho ntitwaba tugushakaho ibintu utakagombye kuba unarimo kubera ko watubeshye. Abantu bariyemeje umwaka ushize, barahaguruka bavuga amafaranga bazatanga yo kubaka. Ni bangahe bamaze kuyatanga? Ese niba utarayabonye wagarutse ku mubitsi umubwira impamvu, bani mwiyemeza ibintu mudashoboye, muba mwikururira iki? Umuvumo. Wabwije ukuri Imana, njye urambeshya ngo bimarire iki? Uragiyereka ibyo biramarira iki? Nta kintu namba, ndagenda n'umudamu wanjye n'abana banjye tujye mu nzu, agafu gasigaye nyine Eliya kongere na Elisa twirire twiryame. Ariko wibeshya rubanda, wibeshya Imana. Bidatinze baraza kuduha ikibanza, bidatinze baraza kugira gute? Siko dusengera twese, dusengera ko tubona iki? Gahunda y'umwaka niyo kugira gute? Fundraising. Ni bangahe bemeye umwaka ushize, uyu mwaka bashoje bari kwiyemeza bwa kabiri? Abashoje ibyo bemeye umwaka ushize, haleluya, Imana ikomeze guha umugisha. Abandi turi ibyo twemeye umwaka ushize twarabitanze, cyangwa badushakamo imbuto turi amababi gusa. Abo kubaha tububahe, abayobozi twatoye tugire gute? Tububahe. Ufite ikibazo umwegere mugire gute? Mu kiganireho. Nabo ni abantu bashobora kwibeshya, ariko iyo umwegereye umugira inama, kandi nabo ndabizera nabo bumva inama. Ni n'abantu utabwira kabiri gatatu, igihe iyo kigeze bagira gute? Ibintu birikora. Ibyo bikadufasha kwitegereza abakobwa 10. Iyo abarebaga bategereje umugeni, byagaragaraga ko bose ari abanyabwenge, sibyo? Iyo dusomye muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 2 kugera ku 13, batubwira neza ko baje bafite amatabaza, bafite parafine, bafite ibintu byose bisabwa byo kugira ngo bagire gute? Bakire umukwe ninde? Ariko se byaje kurangira 5 muri bo bari abanyabwenge, abandi 5 bari iki? Uri mu ruhe muhanda? Aho ntiwaba utegereje guhera inyuma y'umuryango. Hari agastori gatonya, ntabwo ndi bubatinde, ndabona amasaha ari kwegera. Agastori k'umushoferi watwaraga ministre, utuntu tw'udustori cyane kubera ko twiga kera habagaho imfashanyigisho. Umusore uzwi, abantu bibuka mu Rwanda rwo hambere, abantu batwaraga ministre bambaraga kubarusha, murabyibuka? Abagize amahirwe yo kubona abayobozi bambaraga neza kurusha abaminisitiri. Rero haza kubaho umushinga biba ngombwa ko minisitiri azajya gufungura. Bahageze
hari aburya abaturage ntabwo babonera abantu icyarimwe. Minisitiri avamo abanza kujya kwiganirira n'abandi bayobozi, umushoferi akomeza kumanura akamodoka ke akata ajya guparika aho bamweretse. Abana bamureba, inkumi, abasore, abasaza, arasohoka. Muri kwa gusohoka habamo inkumi imwe yamubonye igira ngo niwe minisitiri. Abasore, abashoferi ba kera bari indaya bitewe babitaga ngo aragaterime. Sinzi niba muze yabakibuka abantu bitaga abasore babaga bambaye za kereyo muri kereyo n'utundi babagara amazina bayitaga abasore nk'abo ngabo byerekana ko ari abasiribateri. Ahashuka umwana w'umukobwa w'abandi bararyamana. Kera kabaye minisitiri yaratashye, bafunga umushinga, minisitiri arataha n'abandi barataha. Noneho iwabo babona umukobwa atangiye gucira. Nyina aramwegera aramubaza ati ni minisitiri wane? Minisitiri yabaye ikibazo. Ise yari wa mukire wo mu cyaro. Urabona abakire bo mu cyaro ni abantu konseye yubaha. Burugumesitiri ashobora kuvuga ijambo na burugumesitiri akaryumva. Byabaye ngombwa ko bajya ku muyobozi konseye bamusobanurira ati ni minisitiri wamuteye. Muri konseye ati iki kintu ntabwo nakicarana. Bajya kwa burugumesitiri. Umusaza baramutinyaga, yari afite inka, afite ihene, afite ibintu byose. Abakungushumba ngira ngo murabazi. Buri mukungu n'umukire batandukanye. Umukungu cyangwa umutunzi abatunzi ibintu, umukire aba afite amafaranga. Bigeze kwa burugumesitiri ati minisitiri ati ntabwo byoroshye. Byabaye ngombwa ko bijya kuri perefe. Perefe babimugejejeho barakagira ubwoba ati siko minisitiri yasohotse mu modoka arimo reba warenge wamwakiriye ati burugumesitiri niba ko twari turi kumwe ati yahuye he n'uyu mukobwa? Umukobwa ati niwe. Yavuga n'itariki ugasanga nibyo. Perefe aribaza ukuntu azakijyana icyo kibazo, azakivuga bikamushobora. Hari igihe twishyira mu bintu bizatuma twisobanura. Hari igihe twebwe ubwacu ari twebwe dutuma bazatuvuga. Hari igihe ariko tuzibuza kwinjira mu rugo rw'umugeni. Kubera iki? Twanze kwiga. Wari wajya kwigisha umudive waguye, utangira kuvuga Zaburi akakubwira na Daniyeli, watangira kuvuga ibyahishuwe akakubwira ubutumwa bw'abamarayika batatu. Noneho ukaburikira umusobanurira kuko byose agize ate arabikurusha. Ariko yabuze iki? Umwuka wera. Byabaye ngombwa ko perefe ajyana n'aba muturage n'umukobwa ngo bagende bagire gute babyivugire, kuko we ntacyo yari bubashe gusobanura. Umugabo baragiye n'i Kigali kuri minisiteri muri ofisi baricaye. Perefe ubwo yari yaramusobanuriyemo gakenya, noneho umugabo ajya arasobanura, baraganira bari kuvuga ukuntu ikintu cyagenze. Naho minisitiri ati se perefe ko naturutse i Kigali haza ukanyakirira harya ku kiraro, bari kumwe na burugumesitiri na kanaka na konsengere ngo yaravuga ati bose twarabirebaga. Ati umukobwa naryamanye nawe ryari? Umukobwa bakamubaza, umukobwa ati yatubwiye ko umukobwa yaricaye ariko atari kuvuga, yatubwiye ko urya munsi ariko byabaye. Ati munsi y'ugashyamba. Ati sinabikoze ryari? Kera kabaye umushoferi aza gutambuka yigendera, agenda urumva nyine abacunga n'amasaha. Kuki minisitiri yaheze muri minisiteri agasohoka ngo tumujyane muri ranch ajye kurya? Atambutse umukobwa ati nguriya minisitiri, nguriya. Habayeho kwisobanura, baramubaza ati uyu mukobwa biti?
yari yabwiye umukobwa ko ari wende minisitiri. None imbere ya minisitiri hari minisitiri. Icyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko, kwiyitiranya. None yakoze n'icya kabiri cyo gutera umwana w'abandi. Wa muturage na leta izi bo mu byaro usanga ari abahinzi b'intangarugero, byamubereye ikibazo kwisobanura. Aho ntiwaba ugiye gushyingirwa igihe cyawe kitageze cyo gushaka, kubera ko wigize minisitiri. Ahangaha iyo tugarutse ngo Kristo aracyitegereza, ku murongo wa 19, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Ntukagire ute kubera iyo mpamvu waratubeshye. Watubeshye kuri umuhungu kandi uri umukobwa, watubeshye kuri umukobwa kandi uri umuhungu, watubeshye kuri umuntu kandi uri inyamaswa, watubeshye ko utuzaniye agakiza kandi utari Yesu Kristo. Waratubeshye bituviramo kukwizera kandi ari inyungu zawe. Mu bintu uvuga, mu bintu ukora, hari icyerekana itegeko ry'Imana muri byo. Gahunda zawe, mu byo tubwira, mu byo ukora, mu byo ubwira abandi bantu mwiriranywa, hari igihesha Imana icyubahiro kirimo. Ibintu mu bitekerezo, ni iki muri ibi ngibi tubwira cyangwa dukorera gihesha Imana icyubahiro? Waba utegereje kuzavuga ngo ntukere imbuto iteka ryose? Birashoboka ko aho wicaye ahangaha hari ikintu runaka uvuze ati iki naragikoraga, ariko Mana mbabarire sinzagikore ukundi. Iki naracyitiriraga, iki narakivugaga, iki nagitekerezaga gutya, ariko Mana mbabarira ntibizongere. Ubu ngiye kwerera Imana imbuto iteka ryose. Niyo mpamvu mbabwira ati data ndambuye amaboko. Muri mwebwe haba harimo umuntu ushobora kubwira Imana ati Imana narabikoze ariko sinzongera kubikora, ndambuye amaboko, nsanze nta wundi wamfasha. Uramutse unyivumburiye ukamvaho, mbese ahandi najya nihe? Ushobora kuba uri kuvuga uti nizeye umwana wawe, Mana undeme umutima. Cyo gusaba Mana unyenure umare ubukene, nkomeze nemerwe nawe. Bishoboka ko aka kanya uri gusaba Imana ngo ikwemere, wakwigira hano imbere, wakwigira imbere tukagusengera, ariko ugakomeza kwemerwa n'Imana. Uyu mwanya ni uwawe, ariko utazabona undi mwanya ushobora gusohoka ugiye, ntuzagaruke. None ugasigara uregreta ati iyo mbimenya cyagiye ngasaba Imana imbabazi, gakomeza nkemerwa nayo. Uyu mwanya ni uwawe, witinya, ntawe uri kuguseka, kandi uguseka ni akazi ke. Ibyawe uzabugize ute? Warabikemuye. Ushobora
wariyemeje ibyo udashoboye, uyu mwanya ni uwawe. Uzi imbere hano usaba Imana imbabazi, ubwize Imana ukuri, tugusenge. Cyane wabivugaga wari utarasobanukirwa neza n'uwo Kristo ari we. Kristo afite imbaraga zo kugukiza ibyaha, kandi afite n'imbaraga z'uko we nanjye yakurimbura. Izo mbaraga arazifite. Kristo twamwe twirirwa turirimba dukina, afite ubushobozi bwose. Mujya mwitegereza muri za kwaya y'abantu bagiye kurepeta, mujya abantu bajya muri kwaya, mujye mucunga bya biganiro muba muri kuganira mbere y'uko mutangira repetisiyo cyangwa muri repetisiyo. Kristo afite ubushobozi bwo kutirirwa haguruka mu ijoro agatunga urutoki ururimi rukagira gute, rukagobwa. Uyu mwanya ni uwawe wo kwisubira. Ni bangahe muri mwebwe bavuze ati kuva uyu munsi Mana ndemera nezwe nawe? Ababyiyemeje bahaguruke kugira ngo dukomeze na gahunda ikurikira. Nizeye umwana wawe ubu, Mana undeme umutima, ujye unkenura umare ubukene, nkomeze nemerwe nawe. Nyir'ukwizera ni wowe, nuburiye amaso, abuburiye amaso Uwiteka bigira imbere. Usenge. Data ndambuye amaboko, nta wundi wamfasha. Iyo unyivumburiye ukambaho, mbese ahandi najya ninde? Nizeye umwana wawe ubu, undeme umutima. Badufashe ingudure umarukene, nkomeze nemezwe nawe. Abandi baba bumva ko uyu mwanya ari wo mwanya basigaranye ejo sahacu. Yesu yaravuze ngo ibyo usaba ifunguro ryawe uyu munsi, ejo sahawe. Amen. Nakwishima cyane rwose nibane nawe mwami. Nizere rwose Yesu yapfiriye, kandi kubw'amaraso ye nzabatura mu byaha. Abakuru b'itorero baze hano dusengere hamwe, ahasigaye gahunda ikurikira turayimenya. Muzee Kalisa wadushyira imbere y'Imana dupfukame. Uhoraho Muremyi wacu kandi Mucunguzi, izina ryawe rirabujyohera. Kuri aya manywa y'isabato tunejejwe no gutsindwa